nabonye umuzigo hanze uhari uri kumwe na Yago Pondati murakari umugome mungu wawe bazari akaboro ko guhinda walayiga telefone bitaka gatushi n'umugome aye muri televiziyo y'u Rwanda ngo murahinda arakumbe idegiri besera wallahi for sure yabara cyagiye byari insazi kuko twawumuraga amafi cyagiye twawumuraga amafi tukiba ku gasiba uri kubyumva igonera nyinshi suspend au plafond si wabeya la siffle bebo yapoyoche kwa tefu uri kubyumva byari ikibazo ariko ubuguru yagasaba yatugiriye uburure bona dusa neza nago tugisa nk'abakiga bapfiriya urabona dusa neza nyine tumeze neza sibyo kiragiye twari turi no kugasiba nta kuntu atari inzobe maje kwikaraga ibihugu utabara urumva yagasani yafunguye irembo ndakurahiye nabonye waragiye ni Paris yacu abazi no mu rugo ngiye kwituma nabuze umuntu numa ni kwima nabuze umuntu numa ngomba kujya kunyunyuza kuri iriya fufu y'ubuzungu for sure ushobora ibwara bwaraniryoye bamaye n'ibyangombwa ufite nabirego iki bwishigizi iyo gose ngubita surega ambasade y'Ubufaransa yahita kugurukana ugendera kure nka Bushido urumva inkota se inkota nago yaburanica pfa kubicyaye impande zose irinjira wakubise muri boro ya Davis no ubugome irawa ica rutago icara wiga utanyagiza ibitabo ica rutago icara wige utanyagiza diplome shumi nshuti y'Imana shumi y'Imana utanyagiza diplome shumi y'Imana Perezida wacu kuba yavuga ati n'abana banje abahungu banje bifitemo impano bakeneye guteza imbere impano zabo bakeneye gukora bakabona amafaranga bakazana mu gihugu tugatera imbere barumuna bacu natwe cyangwa abana badukomokaho nabo bagatera imbere akagenda akavuga ati nyamuneka sinzi ukuntu banabikora akavuga ati abahungu banje baje baza gutya na gutya sinzi niba ubizi hari nk'ibihugu tuba twemerewe kujya mu nama visa bira ni ibintu byo gushimira mu papa na wese wabidiringa wowe mudugudu aho dafite na passport wowe mudugudu ariko wallahi iyo bahita suspend nakuraye urumva ni ibintu byiza byatari igihugu cyacu man igihugu cyiza kitera ishema wari wese abakinnyi bakina muri za Wakanda movie bakomeye bari kuza kwa KB ubwene igihugu ukumva ni igihugu cyiza giteye ishema buri wese kabisa yamana ugigira inzozi zo guhura na Perezida Papa Moon wagwana Gucci life yes sir meze fresh Ewana ndashima Imana n'abarimu batwigishije kabisa abarimu bakwigishije ubashimye naho babashimira kigitwe na kivukanya ari gitete vide ariko ubu kibaje kwipakira the full package hoji kabisa mwari mushimira cyane busha umwarimu wa mbere nshimira ni umumeri wa bita Kayitesi ariko ubu yabaye mu mama meruka yitwa Kayitesi niwe wanyigishije bwa mbere muri maternelle ya mbere urumva no umuntu wakoze akazi gakomeye amapampa kuramo akosibye ko nyene navutse mfite ubwenge nk'ubwa Kiriku nago yanjye navutse do umusitari nago nitumaga habutse do umusitari da style nago bituma bashaka abantu batuma so bize for sure yes yabaye none se urambwiye uti Kayitesi utajya kumbura wa nduvuga uti nsubiye mu ishuri nkanamubona aro bitaga usiyete buhambirwa ibi nibishari by'inkoni yaciraga y'ibikora byinshi byatari ariko nyine bifata nk'ikiraro nka step y'ubuzima tu kuko urumva izo nkoni nago yazinkubitiye ubusa urumva ubwo naranakubaganaga kugira acangemo udutronso tw'inkoni nabyo nyine mbifata nk'ibintu byiza nka fondation y'ubuzima yamana iyo witegereje abapeti bawe bamaze gukura tubona nk'igiki kintu wari uzi mu bwana bwiziho bajya bakora
peti banjye se uko bagize benshi jara n'umwe se ya mico yayo y'abanyamakuru babo buri ntara barigize babatwazi b'ibikamyo igira abatwazi b'ibikamyo buri ntara musiga bakara ni moon amaje gukura ameze neza umusirikare wanjye vuba naratangira abigaragarize mu bintu ashoboye kuko nawe afite impano yavukanye yo mwitegereje muna nyine ko nazangona umwarimu yankubitaga nago zabagariza ubusatu ya uburere kandi urabizi umwana w'umuhungu buriya umwana w'umukobwa ushobora kumukubita uburere ugakurura ugutwi ariko umuhungu udacishijemo ibiti mu myaka 10 ashobora kugutera igipfutsi da abahungu baba bararakaye for sure yeah man akantu k'imico ujye umubona ukavuga ati ni bushi kabisa nuko akunda ibintu bifite ahantu bihuriye na art yaba ari ugushushanya yaba ari kuririmba yaba ari ugukina ibintu bifite ahantu bihuriye na art imyidagaduro muri rusange ariko bifite ahantu bihuriye n'ubugeni birabikunda cyane kandi akiri umwana nanjye nyiri umwana nabikundaga cyane ariko cyane hari impano tuziranyeho wazinzitse ntabwo arayizinzitse ukuyizingura niko yo gushushanya ntabwo abantu bazi ko ari impano yawe gusa ndashaka kuzayizingura apana kuyizinzika ngume nyitabe pfiriya nshaka kuzayizingura ariko mu myaka yanjye mu masaziro hari imyaka nabigeneye tu nzabikoramo kuko ni mu maraso ni ibintu nakuze nisangamo ntabwo ari ibintu nagiye kwiga n'ubu ngubu hari igihe mfite nk'agapoze home nkiyongoza nkabikora kuko bimfasha kuruhuka mu mutwe bimfasha kugabanya stress umuntu aba yaciyemo iminsi yose oje nabonye umuzigo hanze uhari uri kumwe na Yago Pondati murakari umugome bazari akaboro ko guhinda walayiga telefone bitaka kagatushi n'umugome baye muri televiziyo y'u Rwanda ngo murahinda arakumbe idogiri ibesera wallahi for sure uvuga nako mu kiganiro ngo mujya gukora ino ndirimbo ngo wagezeyo ngo harabibanza kugucanga byabanje kuncanga kuko ni indirimbo ifite indirimbo nziza ku giti cyane nk'umu artist ni indirimbo ifite chorus ifite melody ziri dope ziri hejuru ikintu cyabanje kuncangamo ni nubwa mbere ngiye gukora mu ndirimbo ifite amajwi menshi ari chorus kabiri irimo amajwi menshi n'ubuhanga bigezweho cyane abahanzi bo muri za Nigeria bari kubikora basake bandi nyine ni style iri kugerwaho cyane byabanje kuncangamo gato kuko nyine iyo ton yizo melody nagoze ntabwo yari kunkubita ariko nabuze ahantu nyinjirira tu ariko nka Bushido urumva inkota ntabwo yaburanica pfa kubityaye impande zose ariko irinjira wakubise muri boro ya Davis ari ubugome iraba ica rutago icara wiga utanyagiza ibitabo ica rutago icara wige utanyagiza diplome shumi y'Imana utanyagiza diplome shumi y'Imana for sure yes sir none se nguhagaritse no kugira ngo ubaze cyane ku kintu kijyanye na Kenya Trap Kenya Trap bwayo bimeze bite Kenya Trap ubuzima bumeze neza kuko urabona hano nanjye ndimagarare Kenya Trap ntabwo ari group Kenya Trap ni crew ku buryo ni crew y'abantu batangiye ari bato ubu bamaje kuba abagabo yaba njyewe mfite umwana bico yakoze mariage yaratwemeje cyo bita kurongora ku mugaragaro barakujya kwisha ahita birongorera hanze kabisa uri kumva na Slum Drip umujene wanjye nawe afite umwana akaba ari agatonyanga kabisa umwana wacu bita Sama peace urumva nyine ni ikintu cyakuze kandi na mbere yuko twibaruka abana
ntabwo Kenya Trap yakoraga nka group, yakoraga nka crew. Bicho agakora album ye, agakora tugahuriramo sometime, Sluma agashwanyaguza boro ziwe tugahuriramo, nanjye gutyo na gutyo. Ubu ngubu nyeka ko ahubwo ubu Kenya Trap nibwo ifite movement ya danger, kubera ko kubera ko ubu nk'ubu tuvugana nari naje hano muri kwitabira press conference ya Iwacu Muzika, urikumva Bicho ni ubusinze ahantu nawe ari gushwanyaguza mu biraka, urumva byatwaragutse, nago nagari bimwe bya kera ngo ni Dream Boys, ngo ni Urban Boys, ngo turagenda ngo gutya, ngo milele na milele, ngo milele na milele. Urumva byaragutse, turi abantu b'abagabo n'ibintu byacu biraguka cyane kabisa. Kenya Trap imeze neza cyane kabisa. Vuba ngaha turanabarocingira studio yacu Kenya Trap Record, barayibona abanyarwanda kabisa. Abanyarwanda bakunda Kenya Trap, abana bafite umuziki, bafite talent, bagomba kuyigana kabisa. Naje kuri Kenya Trap cyane kubera ko nawe minsi ishize wikoma Green Ferry, uvuga uti banyinjiriye ku bintu bya chano yanjye. Ariko Green Ferry ni Green Ferry ku giti cyayo. Green Ferry ntabwo ari Kenya Trap gusa, nyine ni itsinda ryadufashije kubaka Kenya Trap, ntabwo ari Kenya Trap. Ni Green Ferry ku giti cyayo, na Bushali akaba Bushali, na Kenya Trap ikaba Kenya Trap ku giti cyayo. Ariko rero gukubise hasi bari gukubise hasi banshobora se banshobora uratega gati kumye ntabwo bishoboka, ntabwo washira hasi umuntu kuko burya Nyagasani niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kuba yagushira hasi ibintu byakabirangiza, naho umwana w'umuntu we aba ari ukwikira igitagaseka, nta kindi byamara for sure. Bushido ubanye utera itangazamakuru? Itangazamakuru tubanye neza, n'abasirikare banjye, hari nabo dusigaye duhura bakahita bangurira agakoma, cyangwa njye nkahita mbakubitamo ka mukaru, tukaba ducilinga gake gake n'abajere n'abasirikare, kandi kuva kera n'aba papa bacu. Oya agakoma mvuze buriya uzo kumbaza mu gikari. Tubanye neza muri rusange kuko n'abantu nyine umunsi ku munsi bashimishwa no kubona iterambere ry'umuziki, kuko nyeka ko namwe nubwo umuziki tuvuna, namwe buriya mufite imvune zikomeye cyane, kuko kwifata ukareka ibintu byawe wakagombye kuba urimo, ufite n'akandi kazi wakagombye kuba ukora kakwinjiriza mu itangazamakuru ryawe, ukaza kuba uri hano ureba umuhungu iki abajene ugerageza guha supportinga, n'ibintu byiza. Tubanye neza cyane, sinange gusa for sure. Wanagira numve neba byaragenze neza ko uribuka cyaye bigitangira ko cyagiye byari insazi kuko twawumuraga amafi. Cyagiye twawumuraga amafi tukiba ku gasiba, uko byumva igonera nyinshi suspend au plafond sur abeya la siffle bebo yapoyote kwa tefu, uri kubyumva byari ikibazo. Ariko ubuguru yagasaba tugiriye uburure, bona dusa neza, nago tugisa nk'abakiga bapfiriya, urabona dusa neza nyine, tumeze neza sibyo. Kiragiye twari turi no kugasiba, nta kuntu atari inzobe maje kwikaraga ibihugu utabara, urumva Nyagasani yafunguye irembo. Ndakurahiye nabonye waragiye Paris yaciye amazi no mu rugo, ngiye kwituma nabuze umuntu numa, niko kwima nabuze umuntu numa, bijya bishoboka nkahita nigirayo, birashoboka cyane. Yaba se shoza hariya zari zimeze gute, abantu babonye babyumva ibintu bya hano? Show urebye nakoze show imwe yo muri festival yari numiye nyirizina, gusa nitagira amahirwe yuko abantu bariya baradukunda kandi baba bamaze igihe batabona arts zo mu Rwanda, bazibona gutya ku ma YouTube, ku ma televiziyo, ibintu nk'ibyo. Nagezeho ari concert imwe njyanwe no gushutinga amashusho yo kuri album yanjye Full Moon izasohoka vuba. Nitambona n'andi ma gigs, ariko byagombaga kunsaba ko ngomba kuzinaha, nkongera nkasaba visa. Nubwo wenda ntabwo byakunze, abantu bakurikira ibintu by'abahanzi, abapapa bacu babishinzwe, mujye mutuvuganira, kuko situzi impamvu bashobora kuba baguha visa uyu munsi, ejo bagaruka kuyaka bitewe n'akazi ufite, bakaba bakubwira ngo wenda ngo hari abantu benshi, ngo twakiye abantu benshi,
ntago mbyumva bagomba na show bagomba gukubita zitabonetse visa tuyasubiza inyuma n'ubu turacyari muri urwo rugamba kuko urumva umuntu shobora kuzikatishwa muri za matogi yari za Bruxelles gahita bura n'umuji wari nariri yavatse gahita bura biyokotsa arabiye urumva tukigumya gusunika turebe kuntu nyine amakontrakt tuba twaragiranye n'ibindi bihugu abantu bategura amakonseri mu bindi bihugu bitandukanye by'Iburayi twanuza imishinga bikagenda neza kuko nabo baba batunyotewe kandi natwe tuba gomba kujya kunyunyuza kuri iriya fufu y'umuzungu for sure bwarandyoye bamaye n'ibyangombwa ufite na birego iki bwishingizi yogose ngubita surega ambasade y'Ubufaransa yahita kugurukana ugendera kure ntabwo biremezwa neza ariko nyine nabaye umuntu wese kubera igihugu cyacu umutekano mwiza perezida wacu niwe muntu buranjya nkunda gushimira buriya niwe musitari wa mbere tugira mu Rwanda kuko umuntu ujya mu kindi gihugu akavuga ati njyewe kuko nk'abaperezida baba bafite ubudangarwa perezida bagomba kujyana hose ashaka uri kubyumva igihe cyose abishakiye kuba yavuga ati n'abana banjye abahungu banjye bifitemo impano bakeneye guteza imbere impano zabo bakeneye gukora bakabona amafaranga bakazana mu gihugu tugatera imbere barumuna bacu natwe cyangwa abana badukomokaho nabo bagatera imbere akagenda akavuga ati nyamuneka sinzi ukuntu banabikora akavuga ati abahungu banjye bajye baza gutya na gutya sinzi niba ubizi hari nk'ibihugu tuba twemerewe kujyamo nta maviza biriya ni ibintu byo gushimira umupapa wese wabidiringa wowe mudugudu aho udafite na pasiporo wowe mudugudu ariko iyo bahita suspando nakuraye urumva ni ibintu byiza byatari igihugu cyacu man igihugu cyiza kitera ishema uwo ari we wese abakinnyi bakina muri za Wakanda movie bakomeye bari kuza kwa KB ubwene igihugu ukumva ni igihugu cyiza giteye ishema buri wese kabisa yamana ugigira inzozi zo guhura na perezida ndazigira ariko ngewe inzozi zanjye zo guhura n'umupapa wanjye mba mfite mu mutwe wanjye nuko guhura nawe ndabyishimira kandi ndanabirota ni dreams ni big dreams ariko ntabwo njye mba numva nahura nawe ngo ndi kumwe n'abandi bantu mbashaka kutuhure twiganirire mubwire ukuntu niyumva numva uburi iterambere na nshaka kugeza ku gihugu nawe ambwira ati muhungu wanjye gutya discipline y'u Rwanda ruri igihugu tugendera ku muco neza wanakambwiye ati umuco wacu ni gutya na gutya kuko tuba turi abana big time tuba twaravutse umuco wacu ibitabo sinzano baba barabijyanye hari nk'ibitabo tuba tutarasoma hari amateka tuba tutazi uri kubyumva ariko ni ariko bizaba uya nuko ngiye ahubwo yabanza yamfasha ngiye nkabanza nkamenya umuco neza kuko ngiye navutse nyuma y'abasogokuru n'abasogokuruza bacu ikintu cya mbere nuko namusaba akabanza akanyereka umuco wacu umuco w'u Rwanda ni gutya na gutya kuko nabo tugerageje kubaza batubwira ibitari byo bashobora kukubeshya bashobora kukubwira ibyo yishakiye bitewe na feelings ziwe cyangwa na mood yiwe niyo mpamvu Imana niyo nkora ariko tuzahura papa wanjye tuzahura kandi bizanshimisha yamana kansoreze kuri iki mu minsi ishize numvise uvuga ko korari wayibayemo nanjye ndabizi ko wayibayemo cyane ndakora ujye usenga ndasenga ntsigido nabonye idini rishyashya hano za Nyamata kwa Bishop Gafranga ni mushuti wanjye ndagenda kankubita wayiza ni cya 10 nshobora kuba nagitamo wayiza ariko ryamfashe ritamfashe urabyumva kabisa for sure yes ariko bitavuze ko ndi umuntu w'isi ndi umuntu w'amadini idini ryo ryose ngende sengera oji ubutwa dukora suje twibuka ijwi ryahuye n'ingorane amadodani menshi mu muhogo ushobora kubitaze tukaza akajwi k'inyange kakaza none ari igikunda kumva bene data bashobora kutabavuga ati
Gejo nishiriyemo akagika kabisi tora kuita yakugyoroshereza ariko ubu ni insazi ubu ni insazi ya fasho ubu ni insazi ariko anytime azagenda sibo dukorera se abo boss bacu bazagenda babibona ibyo bintu byose bifuza kabisa naganire n'umuntu wari uvuye pfira za Madrid witwa AB mu byambwiyemo story yambwiyemo ni yawe ambwira ati busha kigera aha akigera mu gipangu ati yanze gukubita ego Yago nizo zaje ngo zirakwise ziratendeka bahita vigo ziratendeka ariko nyine ngo n'ubuzima umuntu aba yarabayemo hari n'ubundi buzima umuntu akeneye kubamo kuko iteka nibaza ko ntabwo umuntu yifuza gukura asubira inyuma yifuza gukura ajya juru ni neza byabayeho mbicamo binagenda gutyo nk'uko yabikubwiye ntabwo yabeshye n'umuntu w'umugabo uzamugurira akantu ariko nyine ni byiza ubu turi mu iterambere rishyashya rya Bushido Shidomino Gang nya trap yoshi every way every day nigga no keys no battle keys no bama is no keys ubu barashe kanaye asatu musa bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai. Kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko yishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Sakuzwe Islam assalamu alaikum kwa rasta peace mbere tubanze dushimire EAP ikikomeje kutugarurira abacu muzika no kayizana mu bintu bya viziyo mu bintu bishyashya ubu yabaye nabwiye abacu muzika festival ni byiza cyane kuko njyewe ubwambere gukorana n'abacu muzika festival mu ntara ndakeka ni forever time amateka again abanyamakuru ndabatumye mugende mutubwirire aho tutabasha kugera ababwire ngo abantu bo mu ntara nabo turabazi yama murakoze cyane mwita Bruce murakoze nanjye nk'uko bagenzi banjye babivuze ndashimira MTN iwacu mu muzika. MTN yo dusanzwe dukorana nayo mu muziki igitezamo ariko inyange ntabwo ari kenshi nayo mu ibiri komeze bakoze kuza cyane. Hanyuma ku ruhande rwanjye by'umwihariko bw'umuhanzi njyewe maze imyaka 4 nta ntara n'imwe ntaramiramo kubera habanje kuza icyorezo, nyuma y'icyorezo abaha amabwiriza, nyuma y'amabwiriza twari tukitegura, none birabaye. Ndabizi ko abafana bari kutureba mureke twongere turatwike abantu tugiye kumanuka n'abajene bose bari tayari bose ko nakomereze. murakoze cyane first ndashimira Imana kuba byibuze nicaye n'abantu bangana gutya afira and the presence of the greatness mwakoze kuza no kuba bakanye twicaranye hano mwese mwabahanze mu hanyuma ikintu navuga ni uko nshimira nyine cyane cyane East African Promoters kuba nanjye ndi umwe mu batekereje kugira ngo nanjye mbe muri MTN iwacu muzika. Icyo nakwizeza abantu ni uko noneho ikintu tutababwiye ni ko hano tuzaba turi gukora live. Rero live music ni ikintu abantu bagomba gutegereza, bakumva ko atari ibintu bya studio kuko nyine ari amajwi yacu biri hoje. So tuzakora ibintu bikomeye cyane, badusengere kandi batwitegure. Murakoze cyane. Mwewe neza njye n'ubwa mbere ngiye kuririmba muri iwacu muzika, nahoze mbibona kuri televiziyo ubundi nkabyumva mu makuru. Nishimiye ko uyu munsi nanjye ino nshuro nanjye nagiye icyizere cyo
kuzaba umwe mu bahanzi bazaparticipamo. Nshimira cyane EAP, nshimira n'abaterankunga bayo babashije kwizera bakinvestingamo mu buryo bwose bushoboka. Nanjye nditayari nk'uko bagenzi banjye babivuze guha abanyarwanda ibyishimo. Murakoze. Afrique yiriwe nitwa Afrique nk'uko Bwiza yarabivuze. It's our first time muri Iwacu Muzika Festival, ariko ntabwo ariyo last time kubera ko bitewe n'ibintu tugiye kuhakorera muri Iwacu Muzika yose azageza. I'm very sure ko tuzajya tuba turimo. Ndashimira EAP kuba yaduhaye iyi big opportunity yo kuba natwe turi bamwe mu basani bazagaragara tuzaperforminga ndetse tuzashimisha abafana bacu uko tubishoboye kandi tuzakoresha uko dushoboye. Thanks. Murakoze, reka tubashimire abahanzi bacu no kudushimira partners bacu. Niho twatangiriye kugira ngo twumve igikorwa uko gihagaze n'igikorwa aho kizagana. Twamaze kumva ko tuzatangirira i Musanze, tukajya i Huye, tukajya i Ngoma, tukajya ndetse n'i Rubavu, ariko by'umwihariko hakaba hari n'igitaramo wenda tuzamenyeshwa nyuma nk'uko umuyobozi wa East African Promoters yabivuze cyo gufunga cyangwa se wenda twavuga ngo ibitaramo wenda kizafunga. Ibi bitaramo tuzatangirira hariya i Musanze. Uyu ni umwanya wo kugira ngo duhe ibitangazamakuru bitandukanye abahagarariye kugira ngo nabo bagire ibibazo babaza, by'umwihariko nk'uko umuyobozi yabimbwiye yantumye nanjye reka mutumikire twibande kuri MTN Iwacu Muzika Festival kubera ko aba partners bari hano bitabiriye press conference yacu kubera ko ariyo bateye inkunga cyangwa se aba partners muri iki gikorwa cya MTN Iwacu Muzika Festival 2023. Urabona ko umugoroba uregereje cyane, ibibazo byacu stressful, so turase ku ntego kugira ngo dukoreshe umwanya wacu neza cyane. So umuvandimwe Hamis na Inyange, ariko by'umwihariko dushimire n'abahanzi bose bari hano bitabiriye iki gikorwa cya Iwacu Muzika Festival 2023. Mbere y'uko twakira uhagarariye East African Promoters, ndagira ngo nsabe umuyobozi wa EAP ndetse n'aba partners ko badufasha tukagaragaza noneho aba main partners bacu ndetse n'abahanzi by'umwihariko tugiye unveiling. So we are going to unveil our Iwacu Muzika Festival 2023. That's why I would like to ask the leader of EAP to unveil this with partners and artists so that we can see what is behind them. All right. This is it. Iwacu Muzika Festival 2023. All right. So turashimira rero aba partners bacu harimo MTN. Thank you so much, Send Dog, to be here. And then we're thanking the Rwanda Forensic Institute Ildefonso Habyarimana to be here. Inyange Cedric Shaka, thank you so much, with all our artists who are around here. Now, reka twakire umuyobozi wa East African Promoters Mushoma Joseph kutubwira kubijyanye na Iwacu Muzika Festival 2023 tuzatangirira hehe, ni igikorwa kimeze gute, kugira ngo n'ibitangazamakuru bitandukanye bamenye byinshi kuri Iwacu Muzika Festival 2023. Thank you, Lucky Murakoze. As you can see, we are with someone who doesn't speak Kinyarwanda. We are going to mix English and Kinyarwanda. Yeah. Tugiye kuvuga gato kuri Iwacu Muzika. Nkuko mwari muyizi, ni festival yatangiye muri 2019. Niyoneho mwese mwarayikurikiye icyo gihe, ibera mu ntara enye zigize igihugu cyacu, mu burengerazuba, mu burasirazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. No kuri iyi nshuro Iwacu Muzika izongera ibere mu ntara enye ndetse n'umujyi wa Kigali. Aho izabera twihuse, izabera mu ntara mu majyepfo, izabera i Huye, mu burasirazuba izabera i Ngoma, mu burengerazuba izabera
i Rubavu, mu majyaruguru izabera i Musanze. Noneho no mu gusoza tuzayisoreza mu mujyi wa Kigali nanone. Nk'uko mubibona ni igikorwa kirimo abafatanyabikorwa, by'umwihariko ndashimira MTN. I want to thank MTN to be part of this festival, MTN Iwacu Muzika Festival. Ndashaka no gushimira Rwanda Forensic Institute kuba umufatanyabikorwa. Ndashaka no gushimira Inyange kuba umufatanyabikorwa. Twongeyeho no gushimira cyane abahanzi twegereye batwemerera kuba twakorana muri event. Uko mubibona dufite abahanzi batandukanye, harimo Bruce Melody, Neo Bosco, Giza, Afrique, hakabamo Riderman, Chris Easy, Aline Sano na Bushali. Ni n'abanzi 8 tuzajyana mu bitaramo 4 byo kujya mu ntara zitandukanye. Tukazaba turi kumwe n'abafatanyabikorwa muri ibyo bikorwa, muri izo event zizagenda ziba. Amatariki dufite Iwacu Muzika izatangira kuri 23 z'uku kwezi kwa 9, urebye mu byumweru 2. Hanyuma tuzatangirira i Musanze kuri 23, dukomeze mu majyepfo i Huye, hanyuma twerekereze tujye mu burasirazuba, tujye no mu burengerazuba i Rubavu. Mu burasirazuba tuzakora Ingoma, niyo event izabera. Ubwo kuri 23 ni Musanze, kuri 30 i Huye, kuri 7 Ingoma, kuri 14 dusoreze Rubavu, ariko tugire n'ikindi gitaramo kizaba kuri 25 z'ukwa 11. Twagishyizemo umwanya kugira ngo tugire igihe cyo kucyamamaza no kuba twakivugaho n'abantu bamenye icyo ari icyo gitaramo. Ariko ubu noneho ibijya ahagaragara ni ibi bitaramo 4 bizajya mu ntara zitandukanye. Icyo kindi nacyo tuzagitangaza mu gihe cyacyo, mumenye n'abazakitabira abaribo. Ndumva ari ibyo. Before I pass the mic, I said briefly about Iwacu Muzika, the journey, and I said about the calendar, where we are going to start and then where we are going to end. ndetse tujye na Rubavu, byose urumva ko ari ahantu abanyarwanda cyangwa se abantu bakurikira imiziki itandukanye bifuza kureba aba bahanzi. Baranyemerera duhere kuri Riderman, akurikira Gihanda, arakurikiraho Chris Easy, Aline Sano ndetse na Bushali, nabo bagire icyo batubwira n'icyo abanyarwanda ndetse n'abakunzi babo bari babakumbuye mu ntara hirya no hino mu Rwanda bagomba kwitegura kugaragara muri MTN Iwacu Muzika Festival. Riderman, murakoze cyane. Mbere yuko ntangira ngira ngo nabasaba akantu gatoya. Mwabyumvise yuko MTN yemeye kuba umuparteneri wa Iwacu Muzika mu gihe cy'imyaka 5. Ko mutabikomeye amashyi, ikintu n'icyo si ikintu cyiza. Abanyarwanda, abahanzi bicaye hano bose bari tayari gushimisha abanyarwanda. Aho tuzazenguruka tuzakora ibishoboka byose kugira ngo abanyarwanda bishime, ndetse tuzakora n'ibishoboka byose kugira ngo abaparteneri bose bicaye hano ba Iwacu Muzika Festival nabo bazishime kandi bazumve yuko bafite ishema ryo kuba bifatanyije n'abahanzi nyarwanda ndetse na EAP mu kwamamaza ibikorwa byabo. Tunashimira itangazamakuru mwabanye natwe kandi muzakomeza kubana natwe aho tuzagenda tunyura, muzadufashe kubyamamaza. Icyo twabasezeranya ni uko abazitabira bino bitaramo bazanezerwa. Murakoze cyane. murakoze. Chris Easy, murakoze. Ndabanza shimira Imana tumutima twese, bwa kabiri ndashimira ababyeyi bakuru kubw'iyi experience baduhaye, bwa gatatu tukabashimira nk'abo mu itangazamakuru bababwira ngo
turi ready yo gutanga ibyiza byose dufite ku bantu bose tuzabana, and that's a promise to have reposition. Alexander muraho ndabanza kubashimira mwebwe abanyamakuru mbere na mbere mpora mbivuga ko musapotinga umuziki nyarwanda, ko nanjye kandi mwasapotinze kuva igihe natangiriye kugeza ahangaha aho nshobora kwicara hano n'ibihangange bya danje nahoze nifuza kwicarana nabyo, so it's because mwamfashije n'umuziki nyarwanda muri rusange. Barashimira na EAP kuba yateguye iki gikorwa muri rusange, so icyo nababwira ni uko dufite courage, dufite ibintu byinshi cyane turi kubategurira, so namwe mukomeze mudutera ingabo mu bitugu. Bashimira n'abapartners bose, yakoze cyane. Bush ntabwo twashyiramo abanyamakuru 100 cyangwa bangahe, ariko ubwo ubushobozi bwo gutanga uburyo bakwinjira bwo buzatangwa, ariko ubwo kugabura no kuryama ibyo n'abantu rwose mbese. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Yusufu Professor, umunyamakuru ufite ubumuga bw'ingingo, nkaba naje ndurutse kuri Wezo Radio, imwe muri platform akoresha ibyo ibi bintu murabona n'imihanda igendeka. MTN yafashe 5 umwe wenda ni muri buze gusanga ari mukeya mugahita mwisubira mu duba, ariko mufite agaciro kangana gute kugira ngo nawe umuntu tuzasaba kwishyura bizorohe kumva agaciro k'amafaranga abantu baba bashoyemo anishyura Tigo none ubwo na MTN kijyane baze kumufasha imyaka 5 nakayabo kangana iki kashowe mu muziki kugira ngo nawe umuturage yumve agaciro k'uyu mugira ngo ni ibya makeya. Reka ikindi bimaze EAP ngipostinga ko harimo kuba ino press conference bakanyuza amaso mu bahanzi. Hari umuhanzi wese umwe mumubarize aba gospel bo bite ko iriya mbaga iri hariya ibikeneye kubwirizwa ubutumwa bwiza mujya mubatekerezaho. Murakoze.